mwese abakurikira Rwanda Day News abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo turabashimiye gukomeza kubana natwe mu makuru tubagezaho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo aba agezweho kandi azira ibihuha. Rero ushaka kujya ubona inkuru zacu reba ahanditse ijambo subscribe mu ibara ry'umutuku ubundi ukandeho inkuru tugutegurira zigeze kugera 5/5. Namwe abarangije gukanda subscribe turabashimiye. Mu nkuru tugiye kugarukaho muri aka kanya ni inkuru imaze gutangazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB aho basobanuye uko Rusesabagina yafashwe n'uko yageze mu Rwanda. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Lieutenant Colonel Ruhunga agize ati tugenza ibyaha ukekwa ari mu mahanga twifashisha amahanga mu bufatanye dusanganywe kugira ngo tubone ibimenyetso kugira ngo dushobore no gusohora urwandiko rumushakisha. Muri iryo perereza rero amahanga aradufashe cyane, aho yabaga, aho yakoreye, aho ibyaha abakoze ubwicanyi baturukaga, aho hose twagiye twifashisha ubufatanye nyine dusanganywe tukusanya ibimenyetso. Ibyo nibyo twavugaga ko habayeho ubufatanye n'amahanga, badufashe kwegeranya ibimenyetso kugira ngo dusohore urwandiko rumushakisha kugira ngo afatwe. Urwo rwandiko rurasohoka, ariko mu gihe cyo gufatwa twamufashe ibihugu by'amahanga bitaramufata. Nta nicyo byadufashije mu kumufata kuko twamufatiye hano i Kigali. Ubufatanye twavugaga rero ni ubufatanye mu kwegeranya ibimenyetso kugira ngo tube twamusohorera urwo rwandiko rumufata. Buriya iyo umuntu ashakishwa yarakoze aregwa icyaha, yashakishwa uburyo bwose buciye mu mategeko bwemerewe gukoreshwa. Icyangombwa ni uko babuciye mu mategeko. Rusesabagina uburyo yafashwe byose byaciye mu mategeko, kandi n'uwashaka wese iryo perereza yarikora kuko yaje mu ndege, yaciye ku bibuga mpuzamahanga. Ntabwo umuntu aca ku kibuga ngo yinjire gusa agende, ibintu byose biba byanditse, haba hari za kamera zireba umuntu, byose byaciye mu mucyo kugeza ageze aha ngaha. Nawe ubwe hazagera igihe abyivugira ko nta muntu n'umwe wamushimuse, nta n'uwamutegetse kuza mu Rwanda. We yaraje agera mu Rwanda, twaramushakaga turamufata. Ibyo kuvuga wenda ngo yaje mu Rwanda azi ko agiye mu Rwanda cyangwa yaje ate, ibyo ni ibindi, ariko nta wigeze amushyiraho igitugu, nta wigeze amushimuta ngo amuzane ku ngufu. Yaje ku bushake bwe, kandi nawe igihe nikigera bakamubaza mu rukiko azabivuga. Ibyo kuvuga rero ngo gushimutwa ntabwo ari byo. Yaje ku bushake bwe, agera i Kigali ashakishwa, arafatwa, ashyirwa ku rwandiko rufata iyo bita procès verbal d'arrestation nk'abandi bose. Uriya araregwa icyaha cyangwa ibyaha kandi bikomeye, kandi si we wa mbere, sinzi impamvu ari we wavugisha abantu benshi. Mbere ye abasirikare be biriya mitwe ikora iterabwoba barafashwe, berekwa n'itangazamakuru, n'ubu bari mu butabera barakurikirana. Nyuma yabo umuvugizi we Sankara yarafashwe arakurikiranwa. Nyuma ye uwamusimbuye mu buvugizi Herman nawe arafatwa. Uyu nguyu aje gufatwa yari shefu wabo, ngira ngo niyo mpamvu wenda barimo kumuvuga cyane, ariko ibi ni ibintu tumazemo igihe. Abantu bose bahungabanya umutekano, iyo afashwe araza agacira mu butabera, tukamuha ibyangombwa byose bigendanye n'uburenganzira bwe, akabona avoka kumwunganira, akabona ubuvuzi niba arwaye. Nta Rusesabagina yaje avuga ko arwara pressure, umuganga aramusuzuma amuha imiti, n'ubu buri munsi afite ikibazo abonana n'umuganga. Dosiye irakorwa, afite abunganizi babiri yitoranyirije, abazwa bahari. Ubu aravugana n'umuryango we, ambasade y'Ububiligi kuko afite n'ubwenegihugu bw'Ububiligi
bamusuye, tugomba ko uburenganzira bwe nk'ubw'abandi bafungwa bose turitwararika tukabyubahiriza nk'uko amategeko tugendera biteganya. We n'abavugizi be n'abasirikare be bahuriye kuri icyo cyaha cyangwa kuri ibyo byaha byinshi by'iterabwoba, byo kwica, byo gushimuta, byo gutwika, byo gusahura. Ni dosiye imwe kuko we yari shefu, niwe watanga amabwiriza, niwe washinze imitwe, niwe wari ukuriye imitwe yishyize hamwe kugira ngo itere u Rwanda. Yaranabivuze, ngira ngo bimwe biri muri social media ko agiye gukoresha uburyo bwo ari bwose kugira ngo ahindure ibiri mu Rwanda, ibikorerwa mu Rwanda. Ashinga imitwe yitwaza intwaro, yinjira mu Rwanda, yica abantu, murabizi, irasahura, iratwika, irashimuta. Ibyo byose ni ibyaha byakozwe n'iriya mitwe yarakuriye, yashakiraga intwaro, yashakiraga amafaranga ababeshaho. Urumva rero ni icyaha kimwe, ni ibyaha bihura bimwe. No kubiburanisha niko bizamera kuko bo hari aho bari bageze, ariko bizagera mu rukiko baburanira hamwe kugira ngo urubanza rurusheho kumvikana. Ubundi amategeko yacu ateganya ko iyo ari iperereza ku byaha by'iterabwoba dufite iminsi 15 ishobora kongerwa kugera ku minsi 90. Ariko kuri Rusesabagina kubera ko abantu be bari bamubanjirije bafashwe mbere, dosiye yari yarakozwe, n'ibyo byose nakubwiye twagiye dufatanya n'amahanga kwegeranya, yafashwe ibimenyetso byinshi tubifite ku buryo iyo minsi ntabwo tuzayikenera. Kugeza ubu urebye n'uburyo amaze kubazwa n'ibimenyetso bihari, twumva n'ejo, kugira ngo ejo dushobora kugeza mu bushinjacyaha. Birenze ejo wenda byarenga umunsi umwe, ariko dosiye irateguwe ku buryo ejo dushobora kuyishyikiriza ubushinjacyaha, kandi ubushinjacyaha ubwo nabwo buba bufite iminsi 5 bukabushyira mu rukiko, urubanza rukaburanishwa. Kuko bari abaturage nk'uko bivuga bakeneye ubutabera, bakeneye indishyi, hari abamugaye, hari abatakaje ababo, hari abatakaje ibyabo. Ni ngombwa rero ko urubanza rwihutishwa, noneho ubutabera bukajya ahagaragara. Ubutumwa bwo ni ubutumwa bugendanye n'ibyo bamaze kwibonera ubwabo. Ntabwo u Rwanda rwaba rurwana no kugira ngo ruzamure imibereho y'abaturage, ruteze igihugu imbere. Nawe wicaye mu mahanga wumva ko ukomeza ugambana, ushaka amafaranga yo kwica abanyarwanda, ushaka intwaro zo kuza kurasa abanyarwanda no guhungabanya umutekano, ngo wumve ko uzakomeza widegembya. Ubutabera burahari, ubufatanye n'ibindi bihugu burahari, ku buryo numva n'undi wese utarafatwa uyu munsi amaherezo azafatwa. Kuko intambara barwana siyo, igihugu gishishikajwe no guteza imbere abaturage n'igihugu muri rusange. Ntabwo rero umuntu umwe kumva ngo ari mu mahanga ngo ntazagerwaho yaba yibeshya, kuko uru rugamba rumaze igihe kandi abaturage, abanyarwanda barabizi kandi barabibona ko, nkuko natangiye nkubwira, uburyo bwose bushingiye ku mategeko burakoreshwa kugira ngo umunyacyaha agezwe mu butabera. N'abo bandi rero ni igihe gusa, ni igihe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora bibabwira ko ntushobora kugambanira u Rwanda ngo ukomeze widegembya. Bizagenda bigaragara uko igihe kigenda, n'abandi bazagenda bagera, ukuboko k'ubutabera kuzagenda kubageraho, bazanwe imbere y'abanyarwanda, baburanishwe, ubutabera buboneke. Umva rero inama nabagira nuko baza bagataha. Hari abatangiye bashoza izo ntambara, nyuma bisubiraho baraza bafatanya n'abandi kubaka u Rwanda. Ubu bameze neza, baratekanye. N'abandi rero numva ariyo nzira bafata. Nawe yo kumva ko bazicara mu mahanga bakaza guteza umutekano muke mu Rwanda, ntabwo bizahabashokera.